inzovu y'imirindi. Macha! Bana we! Ukurikira byiruka we! Kamura sa Haleluya. Byirukaga mu mutabagiro. Ndakize hano. Nukubona byarabaswe n'inda. Wayibona uburyo biko kiriruka sha. Kirabere gitawe. Eguruga. Sha. Eguruga. Ariko we nubo turi gushinyanga tujya mu nama nanjye bitweje byanyishe akaruga koze uti okoro cyatangiye ngabantu banganga batagaragara ngeze gutyo mapa narayiza mutamasha ahubwo tugende mu nama ako nayo baswe n'inama none akira amasika yawe tugende yeme aba turamwemeje ntazongera gusuzugura abakene tuzongera we kabisa sha yewe Acha kungorora cyane koko. Nako juza dukina. Gutya amabere wayata nukuri kwima. Yewe ako mwana wiwa bikuye. Kushuri tugiye. Ariko mwana umaje kuba gasore. Ureke kujya wikina ibi bintu by'abana nuko nyine twari turi gukina nka mama wawe. Garura koze ntuzongere ubu nubwaje. Agose nkaho uturutse kuzugwa koko mana yanjye ariko uyu mugabo mwana ariko tugiye he wasazari mana yanjye we ariko mana ubaye cyubaye kigukuzo tugwa hejuru nako subaye cyubuze ariko mana yanjye ubundi rugwira wasaze wabaye ukuze wabaye Bigenze kujya ku kazi neza nta mbona ugarutse wiruka nka cyeresha ibibazo by'abagabo ntabyo uzi ariko Imana irakiza we ukwiri ndebera kagasuzuguro kajojo uri kugira ngo se kugira amafaranga sibi nugushaka umujye twimukangana nawe tunze mamiliyoni y'abandi rero hano ariko ubundi wasaze ko amara utangiye kugendera ku bibando wamenya ko urasazira mu tsuye n'amademoni muye nazo erega arashinyika n'asoni ubujije yarange ngo yahuye n'umuturu none wahuye n'ugasaka ngo n'umuturu nawe ndebera ibyo twazagutoza yego ko wa mugabo kandi ubu nsana ufite ubwo ntabwo mwana uyu mugabo ara se uyu mugabo wayikira ngasigaye akangwa n'imituro kingura umbwire icyo ubaye ntabwo numbwire nawe nta muntu uraherega sohoka vayo ariko ubu ngubu ubwo wubika mu mwana wawe burasaza agira ngo ugira ubwoba utinya n'imituro byose ariko ibyo uvuga no kuri nuko utabizi iriya nzira nubwo ari yahawe iyihe nzira se iriya yahari ariko hafi y'urugo warayobewe muya niba ari amadayimoni isamira kugira amafaranga n'ibibi we murabara baza ngo nikoreye miliyoni rahira baneze ngiye kubona ngo nubuhiri unoze bya bimashini gutya bicukuza amabuye cyari kindi ku mutwe koko se ahubwo se tujye mu nama ngiye mbarege ese koko urabibonye nenze kuri kwikina uzumbeshya ntabwo nakube amasaha y'inama yageze tugende itegura tugende ubusa umutima uwufite koko umutima umutima ahubwo niba nawe usizeho ngo ugire amahirwe genda witegure tujye mu nama ngwino nawe nyine tugende ariko wigize ngwino nyine bitagusanga uvakira va ngo nano batagusanga hanze bakakwicirana
uraza kubidusobanurira impamvu umuyobozi atahageze rwose njye byancanze ntabwo ari we muyobozi wacu reka twumve inama ikintu igamije nta kibazo reka numve ariko ntukagire ubwoba ntaribi rwose ntaribi wa mugabo muraho mukomere muyobozi ndabashuhuje cyane natwe twagushuje rwose hanyuma nejejwe no kubana namwe abaturage bo muri uno mudugudu w'Imanzi. Ndabizi impamvu benshi mushobora kuba murimo kwibaza impamvu umuyobozi wacu atari we waje, akaba ari ngewe waje mu mwanya we mwungirije, ariko byose ngiye kubibasobanura kugira ngo turusheho no guhita tuganira ku nsanganyamatsiko y'uno munsi. Hanyuma rero ntabwo biba bisanzwe yuko haba hari buze uwungiriza umuyobozi hataje uwo muyobozi usanzwe ayobora aka gace. Hanyuma rero nk'uko musanzwe mubizi, ubwitabire bw'abaturage muri uno mudugudu twarabushimye cyane ku murenge, baratubwiye uburyo mwitabira, mwakwiha amashyi rwose. Hanyuma rero uwo mwari musanzwe mubana hari ibikorwa yagiyemo, sinzi bamwe muri mwe yagiye aboherereza message arababwira. Hari ibikorwa yagiyemo, hari abaturage batuye mu wundi mudugudu mwisibo bita gukunda umurimo no kunoza. Harimo ikibazo cy'abaturage bafite uturima tw'igikoni ariko bananiwe kutwuhira. Ubwo rero nicyo kintu yagiye kubafasha kugira ngo arusheho kugira kubereka uburyo bagumiza kurya imboga ariko bakagira n'ubuzima bwiza, abigisha uburyo bwo kuhira mu byo twita mu cyongereza irrigation. Hanyuma rero akaba ari ngewe waje muri uwo mwanya kugira ngo n'ubundi nino nama yateguye ahangaha idapfa, kuko iyo nama yabaye imutunguye, ntabwo rero n'iyi ngiyi yari bupfe, yagombaga kubaho. Niyo mpamvu naje muhagarariye kugira ngo n'iki kiganiro cyari cyabateganyirijwe mubashe kukigezwaho. Ubwo rero ngewe ugiye kukibagezaho nkaba nitwa David, nk'uko n'ubundi mudacumura yabibabwiye, ni ngewe uri buze kubagezaho iki kiganiro kijyanye no kureba ku burenganzira bw'abana ndetse no kureba ku ihohoterwa rikorerwa abangavu bagaterwa inda mu gihe kitateganyijwe. Nibyo tugiye kuganiraho rero. Tudatinze twatangira inama yacu mbabwira iby'ingenzi tugiye kuganiraho. Haraza kubaho n'umwanya wo kubaza icyo mutari busobanukirwe murabaza, kugira ngo twese tuve muri no nama dusobanukiwe, ku buryo niyo wajya n'ahandi kutabashije kuboneka ahangaha wazamusobanurira ibyavugiwe mu nama. Niyo mpamvu ngira ngo muntize amatwi, hanyuma noneho nanjye mbabwire icyo ngiye kubagezaho. Murakoze. Hanyuma rero nk'uko mubizi, hano hagiye harimo ababyeyi. Rwose mubyeyi ubyaye umukobwa uba wumva wifuza kuzamushyingira. Tekereza rero nk'iyo ubyaye umwana ugasanga atwaye inda, igihe cyo kuba wamushyingira kitageze, ukabura hombye urimo urarera umwana ukarera n'uwo yabyaye. Icyo ni ikibazo rwose. Mugerageze mujye muganiriza abana banyu, mubigishe uko bakwiye gukura, buri muntu wese ku buryo azavata no mubyeyi azikurera umwana we neza. Hanyuma ikindi tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga ku rubyiruko. Rwose urubyiruko rwo muri no mudugudu rwose mwihangane, twamaje kubona ko abakobwa barimo gutwara inda. Urubyiruko rwo muri no mudugudu mufite ikihe kibazo? Kandi n'ubundi biragaragaza ko ari mwebwe murimo gutera inda abakobwa. Kubera iki mutanga amakuru? Aho ikibazo cyavutse mugeze amakuru ku murenge, hari polisi, hari RIB, mbere kubahohotera abana. Muyoboye ikibazo. Yego. Gute naba nasohokanye n'umukobwa, amafaranga nayavunikiye simutera inda. Heraga tweba muri gihe niko tubigenza ku mafaranga yacu. Turaryawe. Nanjye mfite ikibazo muyobo. Yego mwese noneho byakirire rimwe mbisubirize rimwe. Murakoze. Reba nk'ubu hano mu mudugudu wacu abasaza baratwangiriza muyobo. Akagenda agafata umukobwa w'imyaka 16 ari nge yarateganyirijwe, akamujyana muri ya maroge njya numva hepfo yo ngiyo, akagenda akamusako, akamukubaganira, akamutera inda, abasore tukabirenganiramo, ugasanga njye ngiye mu kasho, kandi ari uwo musaza ukwiye gufungwa. Urumva tutarengana muyobo? Nanjye mfite ikibazo. Baburetse mbanze nsubize bariya, nawe ndaza kugusubiza nyuma. Mere ku kibazo cy'uyu musore wambaye umupira w'umweru. Hanyuma rwose uravuze ngo abasaza bakaza mu bakobwa bindirira Rugamba imyaka 16. Rwose ubundi nkuko Rugamba Sipiriyani yaririmbye indirimbo bita Rungano, abo basaza barimo kudusebya, barimo barasebya urungano rw'abasaza. Ndetse n'ingobo nkuko tubizi, ingoboka Rugamba inararibonye, bose buri muntu agomba kuba yubaha igice arimo.
abo basaza rero bameze batyo baza kuza kwangiza abana nk'abo ngabo mubatange raporo, mutangire amakuru kugiye mwere guhisha ngo mubahishire ngo mubahe nuko ari abasaza, mutange amakuru. Nawe ku kibazo cyawe cyo ko ngo abafite amafaranga ngo wasohokanye umukobwa ngo ugomba kumuryoza amafaranga yariye, mu by'ukuri ntabwo aba yayagusabye, nta nubwo umukobwa yagusabye kumusohokana. Rero niba wumva intego ari ukumusohokana kugira ngo umutere inda, ahubwo ayo mafaranga yafate uyizigame cyangwa se uyabyaze inyungu wubake ujye kumusaba ababyeyi. Bundi abantu nkamwe urubyiruko ni mwebwe mbaraga z'igihugu, iyo mwangije burya muba mwangije amaboko y'ibintu byinshi cyane. Rero nimwubaha imbaraga, mwubaha izo mbaraga muzikoreshe, mwirememo imbaraga n'icyizere, munubaka u Rwanda rutera imbere, hanyuma namwe mwiteze imbere, sibyo? Yego. Mewe nanjye mfite ikibazo. Yego. Nk'ubu ngubu ababyeyi badafata abana ngo babaganirize, siho havamo ibyo bibazo uri kugenda uvuga. Cyane rwose utaranicara buhagumiza uhagarara. Urabona nk'uyu n'umwana mutoya rwose nk'uyakeneye kuganirizwa, sibyo? Babyeyi muganiriza abana, nicyo gituma bakura neza. Igiti kigororwa kikiri gito. Mujye muganiriza abana bazamuke bazi kwiyubaha, bubaka u Rwanda, bubaka igihugu, nabo baziyubaka, sibyo? Ngaho baza nawe cya kibazo cyawe. Muyobo, mwavuze ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana, ngo abana b'abangavu bahohoterwa, mwibagirwa no kuvuga ku burenganzira bw'ababyeyi. Hari ingegera zatiyanga ziriko zitega abantu zibaka amafaranga, dore nk'ubu nanjye mu kanya ningiye ku kazi, niba ari amadayimoni, ariko icyo kintu rwose cy'ingegera mu kidukemurire rwose Muyobo. Icyo nicyo kibazo nari mfite kandi kirakomeye cyane. Hanyuma wowe kuri icyo kibazo cyawe hateye ingegera, hanyuma rero niba rwose hari ingegera zateye, ibyo bintu mu byari byanzanye ntabwo nari mbizi ko birimo. Ubwo ngiye kubitangira raporo, bazaze bahakore, bahashyira irondo cyangwa se bakaze umutekano kugira ngo namwe mugire gute mudahungabana. Naho ubundi rwose ibyo ngibyo byo ntabwo mbifite mu nshingano. Hanyuma nanabashimiye cyane kubw'ibi bitekerezo byanyu mwagiye mugerageza kubaza. Ndabashimiye kubw'uyu mwanya wose tubanye. Ibisigaye byose muzabiganizwa n'umuyobozi wanyu. Igisigaye Imana ize kubana namwe, murakoze. Ariko tutaragenda, nungutse agatekerezo. Makenga, wiba igitoki sinagutangiye amafaranga bakakurekura. Imyumbati y'abandi iyo bicukura bagiye kugufunga, sinagutangiye amafaranga bakakurekura. Ubwo uyu munsi wongeye kuguha ikiraka, ugiye undindira umutekano nka 30,000 ku kwezi. Yego sha. Urwishigisi yararusoma. Uvuze gukisha? Aya, action. Muyobo, rwose njyewe reka nkubwire ikibazo cyane mfite rwose. Ngareba gute naba nsohokanye umukobwa. Baza none mwese mbyakiriye rimwe, mbasubirize rimwe. Action. Mutuze wana, mutuze. Natari baseriye ba.